Ndabashimiye cyane ndi Teacher Emmanuel. Twakomeje rero na examen yatanzwe uyu munsi, examen nshyashya, examen irimo ibintu utigeze ubona, examen irimo ibintu bitandukanye uri busange ari bishyashya. Nubwo hari hamaze iminsi hatangwa examen mukabona ziragenda zigize zimwe bazibajije iminsi yagiye ikurikirana ugasanga ziragiye zigaruka, uyu munsi iyi examen yo irasa nkaho itandukanye na za zindi. Harimo ibibazo n'ubundi bigiye bigenda bigaruka, ariko ibyo bibazo nubwo bigenda bigaruka rwose bigiye bituma ahubwo mubimenya cyane, mukomeze kubitsinda nimwongera guhura nabyo. Ubwo nyine nibyo biba biri kwibandwaho muri iyo minsi, kandi mujye munareba ubuhamya bw'abantu babikoze bakabitsinda muri komenti. Turashimira n'abantu mujya mukora mukagaruka mugatera komenti. Nyamureka nawe rero niba ujya ukora ukagaruka kuri no channel, ujye wibuka kubwira abandi uko byakugendekeye kugira ngo babone ko ibyo turi kubabwira bigenda bibagira umumaro. Niba rero ari ubwa mbere udusuye, gukoreshwa zino examen tukazigusubirishamo kugira ngo rero amanota wagira uramutse uhuye nazo ni amafaranga 1000. Examen 8 ukajya ukora ukatwohereza ibisubizo tukagukosora. Urumva ko ni igiciro kiri hasi. Izo examen zose wamajije kumenya niba watsinda wagiye mu kizami cya provisoire. Ubwo rero twikomereza ahubwo ikituzanye kuri no munsi kuri no saha ni ukubaha ubusobanuro bw'examen yatanzwe n'ibisubizo kugira ngo twigire hamwe amategeko y'umuhanda. Ubwo rero ntucikanwe na buri kimwe. Twagiye ikibazo cya mbere. Ikinyabiziga cyose cyangwa ibinyabiziga bigenda bigomba kugira iki? Bigomba kugira umuyobozi ubiyobora. Umuyobozi mu yandi magambo ni shoferi, ntabwo bigira umuherekeza, kuko umuherekeza nawe murabyumva ni umuntu ugenda kuri iki kintu kiri kwijyana hoya. Ahubwo bigira umuyobozi, umuntu ukiyobora agikatisha ati nyura aha, niwe bita umuyobozi. Ikinyabiziga cyose kigenda rero kigomba kugira umuyobozi. Twakomeje kuri kabiri, twizere ko icyambere cyumvikanye. Za autobisi zagenewe gutwara abanyeshuri zishobora gushyirwaho amatara abiri asa n'icunga rihishije amyasa kugira ngo yerekane ko zihagaze no kwerekana ko bagomba kwitonda. Ayo matara ashyirwaho ku buryo bukurikira: rimwe rishyirwa imbere, irindi inyuma. Nuko biba biteye. Autobisi ni za modoka zitwara abanyeshuri, zizwi cyane cyane hanze mu bigo by'amashuri mu bihugu byateye imbere, kuko ziba zifite amabara yazo zisa nk'umuhondo. Mushobora kuzazibona cyangwa munazizi niba mujya mukunda, abakunda kureba za filime mujya muzibonamo. Naho twebwe inaha abanyeshuri baracyagenda muri kwasiteri cyangwa zashira umuteto nk'ibisanzwe. Ntabwo turagira imodoka zihariye zitwara abanyeshuri zitwa autobisi, ariko nizihari nayo mazina ziba zigenewe. Ubwo rero aya matara aziranga atuma abandi bayobozi bagomba kwitonda igihe bazigezeho. Ni itara rimwe rishyirwa imbere, irindi inyuma, yose aba afite ibara risa n'icunga rihishije. Ikibazo cya gatatu: iyo nta mategeko awugabanya, by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ni kilometero 60 mu isaha. Izi modoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange harimo za kwasiteri, harimo zino zitwara abantu mu ntara, zirimo za izihe zindi zashira umuteto, n'izo zose zitwara abagenzi. Umuvuduko ntarengwa zitagomba kurenza ni kilometero 60 mu isaha. Ntizigomba gutwara abantu zarengeje uyu muvuduko, barazandikira iyo polisi zifashe. Icyo nacyo kirasobanutse. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda guhera kuri 0, nawe turagufasha. Twabwiye aho mukuru ubufasha na nimero mutubazaho uko bigenda. Twakomeje rero, ntiwirirwe uzuyaza kutwandikira kuri WhatsApp, tuba turiho, turaboneka, cyangwa ukaduhamagara kuri la nimero 0787 72 58 ukatubwira uko wifuza ko tugufasha. Niba ufite ikizame ejo, niba ugifite
mu minsi ya vuba turagutegura ku buryo ujya gukora ugatsinda, nicyo tugamije. Ubwo rero reka dukomeze kugira ngo dukomeze tubafungurire ubumenyi tuba dufite namwe mu bwunguke. Ikibazo cya kane, iyo imizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, ipamba idatonoye, ibishara, ibyatsi, ibishami cyangwa ubwatsi bw'amatungo bidahambiriye uretse amapaki afunze, ubugari bwayo bushobora kugera ku bipimo bikurikira: metero 2 na santimetero 75. Aha tuvuge ko ufashe ibintu by'ibyatsi, wenda bishyize muri Daihatsu, barayipakiye inyuma, ntago biri twavuga ko biri mu bishara, bitari twabivuga gutera, bitari mu ngeri se, bitagendeye bifunze nyine mu mapaki, wenda tubivuge gutyo. Iyo bitagiye bimeze gutyo, ahubwo ari ibintu bagiye barambika nko ku modoka inyuma muri butu yayo, ari ibintu bigenda birenga ku kinyabiziga ku mpande, ni ukuvuga ngo uramutse upimye kuva hirya uza hino, ubugari ntibugomba kurenza metero 2 na santimetero 75. Nibizirenga polisi izaguhana. Twakomeje. Ikibazo cya 5, amatara ndangacyerekezo agomba kuba agizwe n'ibintu bifashe ku rumuri rumyasa, biringaniye ku buryo bigira umubare utari igiharwe ku mpande z'imbere n'inyuma z'ikinyabiziga. Ayo matara aba afite amabara akurikira: icya mbere, amatara y'imbere aba yera cyangwa ari umuhondo, ay'inyuma aba atukura cyangwa asa n'icunga rihishije. Ikinyabiziga cyose kiba gifite ibintu bita amatara ndangacyerekezo. Mwigeze kunsaba ngo nzababwire ku bintu by'amatara, murabona ko iyi examen yajemo iki kibazo. Ubwo rero mubonereho mu byige. Amatara ndangacyerekezo ni amwe y'imbere manini y'imodoka, abasa umweru cyangwa se umuhondo, aba yera. Ayo niyo ndangacyerekezo. Ayo ni aya mbere. Aya kabiri ni ariya y'inyuma asa n'umutuku, akunze kugaragara cyane iyo imodoka igiye nko guhagarara ukabona aratse cyane. Iyo adasa umuhondo aba asa n'icunga rihishije. Aya matara yose niyo ndangacyerekezo y'imodoka. Niyo mpamvu hano bavuze ngo igisubizo cyo kuri A na B ni ibisubizo by'ukuri. Twakomeje. 6, icyapa cy'inyongera kigaragaza ikibanza cy'ingando cyangwa cy'abantu benshi bagenda ku nyamaswa kirangwa n'amabara akurikira: ni ubururu, umweru n'umukara. Nuko kigomba kuba kimeze. Ibi ntago twabihinduraho. Buriya aho uzasanga ahantu habereye ingando cyangwa se iteraniro ry'abantu benshi bagendera ku nyamaswa, nuko bizaba bimeze. Iki cyapa nicyo kizaba kibaranga, kizaba gifite amabara y'ubururu, umweru n'umukara, ntago bizahinduka. Ikibazo cya 7, iyo bitewe n'imiterere y'ahantu, intera itandukanye icyapa n'ahantu habi ibiri munsi ya metero 150 ku buryo bugaragara. Iyo ntera yerekanishwa icyapa cy'inyongera giteye ku buryo bukurikira: ni urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera. Urukiramende muzi ko ari nk'ikizeru. Ni uko nguko icyo cyapa kizaba giteye. Dukomeze. Iki kibazo nacyo kirumvikanye. Ikibazo cya 8, ahatari mu nsisiro
umuvuduko ntarengwa wa velomoteri mu isaha ni kilometero 50. Velomoteri ntago ari ipikipiki. Ipikipiki ni kilometero 80, naho velomoteri ni tuno dutoya twayaga dutwara abantu mu buryo bwa rusange. Umuvuduko ntarengwa wako ni kilometero 50 mu isaha. Ikibazo cya 9. Birabujijwe kugenza ibinyabiziga bigendeshwa na moteri na za romoroki zikururwa nabyo. Iyo ibiziga byambaye inziga zidahagwa cyangwa inziga zikururuka zifite umubyimba uri hasi ya santimetero 4. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Ni ibinyabiziga bihinga iyo bigendeshwa mu karere katarenga kilometero 25 uvuye aho ziba. Ni ukuvuga ngo birabujijwe kugendesha ikinyabiziga iyo gifite amapine, tubivuge mu bundi buryo. Iyo urwo ruziga rw'ipine rufite umubyimba wa santimetero 4 ntago byemewe. Ntaga santimetero gake. Aho byemewe gusa ushobora kugendesha iki kinyabiziga ni ikinyabiziga yari gihinga kandi nabwo kikaba kigenda ahantu hatarenze kilometero 25 uvuye aho kiba. Ni ukuvuga ngo uvuye aho gikoresherezwa. Twakomeje ku kibazo cya 10. Iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe ni kilometero 25 mu isaha. Yego. Izi rero ni nka za mashini zihinga, zimashini za breakdown cyangwa se bino bya ibindi nibihera, ibindi bimashini byose bihinga. Nibyo bari kuvuga hano. Umuvuduko wabyo ntarengwa ni kilometero 25 mu isaha. Ikibazo cya 11. Uri hafi kunyura ku muyobozi w'ikinyamitende. Muri ibi byapa ni ikihe wakwitondera? Ni iki ngiki cyo kuri D. Gifite umuzenguruko w'umutuku, ubuso n'ubururu. Iki ngiki ni cyo ugomba kwitondera igihe cyose ugiye kunyura ku muntu w'umunyonzi w'igare. Ibinyamitende n'amagare. Ugeze ahantu kiri kino cyapa ukakibona ugahita ubona igare witondera kumunyuraho. Nicyo bivuze. 12. Inzira nyabagendwa ifite ibyerekezo bibiri. Uruhande rw'ibumoso rudufasha iki? Rudufasha kunyuranaho cyangwa ugakatira ibumoso. Ubushize hari ikibazo bigeze kubaza kivuga ngo kunyuranaho bikorerwa hehe? Ni ibumoso. Ngibi rero dore hari n'ifoto iri kubyerekana aho umuntu anyuraniraho ni ibumoso. Yego, uruhande rw'ibumoso rw'ikinyabiziga cyangwa se akaboko kawe kari igihe cyose utwaye ikinyabiziga akaboko k'ibumoso, urwo ruhande ni naho ugomba kunyura ku kindi kinyabiziga ukakidepansa. 13. Nuwe muntu ushobora gusimbura ibimenyetso byo mu muhanda dutegetswe kubaha? Ni umukozi ubifitiye ububasha. Uwo ninde? Ni polisi. Igihe cyose ibimenyetso byo mu muhanda dutegetswe, ni ukuvuga ngo harimo ibyapa, harimo iriya mirongo yo mu muhanda, harimo amatara, harimo za feruje, harimo ibintu byose tugomba kwitondera mu muhanda, yaba imirongo icagaguye, imirongo irombereje, twa tuntu twose, hahandi abanyamaguru bambukira, ikintu cyose wumva ko cyubahirizwa mu muhanda. Uyu mupolisi ashobora kugira 0. Umupolisi niwe muntu ushobora kubihindura byose. Mwarabibonye, ashobora kuba feruje ziri kwakati icyatsi wakababwira ati muhagarare. Zishobora kuba zakumutuka ati mukomeze ahubwo mwatinze. Bitewe n'impamvu runaka. Umupolisi rero cyangwa umukozi ubifitiye ububasha niwe muntu ushobora kuruta bya bimenyetso byose akaba yabihindura 0. 14. Iki cyapa gisobanura iki? Kimuri kureba ni iherezo
ry'ibibuzwa byose mu karere ku binyabiziga bigenda. Nujya kubona ugiye guhera, tuvuge uvuye muri Kigali ugiye hehe, tuvuge wenda se za Rwamagana, ugeze nujya kugera nka za Nyagasambu, urabona ko uri kuva nko mu karere ka Gasabo ujya noneho mu karere ka mu ntara ya ugiye Rwamagana, iki cyapa uzakibona. Nujya mu kandi karere nabwo uzakibona. Biba bivuze ko ibintu byose byo mu muhanda, amategeko n'ibyapa, ugeze noneho ku iherezo ryabyo muri ako karere. N'ahandi nuko bimeze. Iki cyapa nicyo kiba gihari. 15. Iki cyapa gisobanura iki? Ni ifungana ry'umuhanda. Ubu uri hafi kugera mu ifungana ry'umuhanda imbere. Iki ngiki muri kubona hano cya mpande 3, ubuso umweru, ikirango kiri mu ibara ry'umukara. Muri kubibona ririya bara ry'umukara, biriya riri kwerekana nk'aho ari umuhanda. Bikwerekana ko imbere nukomeza uragira mu muhanda ahantu hafunganye. Twakomeje. 16. Ikinyabiziga gishya gikenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'igihe kingana iki? Ni nyuma y'imyaka 2. Urumva rero ko iki kintu ni gishyashya. Rwose iyi examen yatanzwe no munsi ndayikunze cyane ku bantu bayikoze. Hari n'indi yagiye itangwa ugasanga mwarabibonye ko hari igihe examen ntago abantu bakora zimwe, duhora tubibabwira. Ntimuzafate ko examen niba yatanzwe tuyibahaye hano ariyo yonyine iba yatanzwe uwo munsi. Oya, ahubwo ubwo muri examen zose zatanzwe uwo munsi nuko tuba tubahitiyemo tukayibaha kubera ko wenda iyo yagiye ibazwa cyane. Ubwo rero tuzajya tugerageza kubaha examen nyinshi uko bishoboka, tuzibibahe namwe mujye mugerageza namwe muzige, kuko muba mushobora guhura nazo. Turi kugerageza kubakorera ku buryo mujya mubona examen zihagije bitewe n'uko ziba zatanzwe, kugira ngo mwige mutsinde. Muzagera aho muvuga uti dufite Teacher Emmanuel tugomba gushimira kuri YouTube channel yitwa Amategeko KGR, tumubwire ko rwose akomeje kujya dufasha tugatsinda. Mwese muzabibwira izo nkuru rwose bizanshimisha. Okay, twakomeje rero. Niba ikinyabiziga gishya gisuzumwa nyuma y'imyaka 2, twanabibutsaga ko ikinyabiziga cyose kigendeshwa ariko gitwarwa n'abantu ku giti cyabo, gisuzumwa ryari, nabyo tubibabwire nk'uko twabibonye mu bibazo. Gisuzumwa rimwe mu mwaka. Ariko ari gishya gisuzumwa nyuma y'imyaka 2. Icyo ari cyo cyose, yaba icy'umuntu ku giti cye cyangwa se gitwara abantu mu buryo bwa rusange. Hanyuma iyo hashize igihe, nyine hashize imyaka 2 yararangiye, cya kindi gitwara abagenzi kinyabiziga cyo gisuzumwa 2 mu mwaka, mu gihe icy'abantu ku giti cyabo ari 1 mu mwaka. 17. Ugeze ahabereye impanuka yo mu muhanda bwa mbere ugasanga abakomeretse bikomeye, wakiriza icyarimwe amatara y'ibyerekezo byombi. Niki kindi ushobora gukora? Nuvuga ngo icyo ni icyambere ushobora gukora, ni ukwakiriza amatara y'ibyerekezo byombi yose icyarimwe. Nuvuga ngo uzacana amwe twabonye ruguru, aya ndanga cyerekezo, namwe y'imbere y'umweru n'ay'inyuma y'umutuku. Icyo ni kimwe uyacanira rimwe. Icya kabiri ni ukumenya neza niba imbangukiragutabara yahamagawe. Urabaza nyine, ushobora gusohoka mu modoka ukabaza ati se kumbona habereye impanuka mwashoboye guhamagara ambulance? Niyo mbangukiragutabara, kugira ngo itabara aho hantu haba habereye ibyago. Twikomereje. 18. Umuyobozi w'ikinyabiziga cyikoreye ibintu bishobora gufata inkongi ni ikihe cyapa cyerekana ko ibyo atwaye biturika byafata inkongi? Ni ikihe? Ni iki ngiki cyo kuri B. Ni iki ngiki cyo kuri B. Nta kinyabiziga muzabona cyangwa se zino ntuza ziza rukururana, bino bikamyo binini
bitwara ama essence n'amapetroli biba bifite kino cyapa inyuma, kigomba kuba kiriho, kiba kigaragaza ko bishobora gufata inkongi cyangwa bigaturika. Ni iki cyo kuri B. 19. Wakoze impanuka yo mu muhanda, ni ikihe cyangombwa polisi ishobora kugusaba kucyerekana? Ni uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga. Ni perimi yawe niyo ugomba kwerekana. Ntago bazagusaba irangamuntu, oya, ntibazagusaba provisoire, uzerekana perimi yawe. Baba bagira ngo barebe ese uwo muntu ushobora gukora impanuka ubundi afite uruhushya rumwemerera gutwara ikinyabiziga. Ni icyo ngicyo rero. Nibasanga nta rugufite ahubwo uragatora. Kaba kabaye baragufunga. Twakomeje kuri 20. Ikibazo cya nyuma. Uhuye n'ingorane utwaye ikinyabiziga mu muhanda, ufite ibyerekezo bibiri, ufite ikimenyetso kiburira cya mpande eshatu. Wagishyira mu ntera ingana iki uvuye aho ikinyabiziga cyahagaze? Ni muri metero 25. Ikinyabiziga cyawe kigize ikibazo kirahagarara, cyangwa se essence gushiriyeho mu muhanda rwagati, ntushobore kubona ugusunikira, ugize ikibazo uri wenyine, ariko ufite kino kimenyetso cya mpande eshatu kigaragaza ko wahuye n'ibyago. Muri kukibona hano ku ifoto. Ushobora kugishyira inyuma y'imodoka yawe kugira ngo ikiburire abaza bakugana mu ntera ya metero 25 uvuye aho ikinyabiziga cyawe kiri. Ni ikinyabiziga, si ikinyamitende cyangwa amapikipiki. Moto yawe itazapfa ngo nawe ushyire kiriya kintu inyuma ngo kuri metero 25, cyangwa se velomoteri cyangwa amagare. Oya, aho ni ukugasunika cyangwa ashaka handi ushyira ikinyabiziga cy'ibiziga bibiri, ariko ntago bireba ibyo binyabiziga bindi. Murakoze cyane.